Mwaramutse neza nshuti bakunzi ba Huguka Official, uyu mwanya rero reka yenda mbisegureho, maze iminsi ntavuga cyangwa ncecetse, nagize ibintu byinshi ariko nagiye mpurana n'ibibazo bitandukanye, ingendo cyangwa se ndetse n'ingendo n'inshingano zindi zagiye zituma umuntu atabona umwanya wo kurekodinga dufata video, ariko umunsi cyangwa umwanya ntekereje ko nababwira gato cyane ibyo ndimo cyangwa se ibyatumye nceceka, ubundi ikiganiro nyirizina tuzakibagezaho vuba aha. Muri iki gihe nagize ibyago, nagize ibibazo bitandukanye, mu minsi yashize ngira ngo hari kuwa gatandatu nijoro, niho twatunguwe n'uko umukobwa umunsi nagomba kuba ndimo nserebura cyangwa nari ndimo nserebura justement anniversaire yanjye ya mariage, ngira ngo mwarabibonye, ikiganiro cyiza twakoranye n'umudamu wanjye, ngira ngo mwarakibonye mwaracyumvise, ntabwo byakomeje gutyo, ntitwakomeje ibyishimo nk'uko twari twabitangiye kuva mu gitondo, twahuye n'ingorane z'uko byakurikiwe n'inkuru itari nziza, ariko ntabwo ibyishimo byakomeje, niko bigenda mu isi, umuntu akiriho habamo ibyiza n'ibibi, kandi ibyo ni ibisanzwe nyine, kubyakira biravuna, ariko byagenze nabi rwose mu ijoro, kuko twaje kwisanga twakiriye telefone ya mushiki wanjye avuga ko umwana yabyaye amaze kwitaba Imana. Ntabwo byari byiza kuri twebwe, kuko kumva umwana wavutse bigoranye ari cesarienne, igihe kigeze, iminsi yari igeze ko rendez-vous yari le 3 z'ukwa gatatu, icyo gihe hari ku ya mbere, hanyuma akagenda agera kwa muganga mu buryo butunguranye ajyanwe na ambulance, numva nyine kwa muganga bagira ukuntu bakurikirana muri urgence cyangwa muri salle d'op, banza ngo hari nimero ya 4, nyuma rero abaganga baje gusanga amerewe nabi, nyuma y'igihe gitoya hageze nibwo bamudepeshe bamujyana muri salle d'op, bakorerwa operation nk'ibisanzwe, ariko nyine yari yananiwe n'ibisebe byinshi bitunguranye, kandi ku nda ya mbere n'ubundi yari yabyaye abazwe, umwana aravuka ananiwe, ntabwo byari byiza. Kumva iyo nkuru yahise ajya muri neo, bikorerwa muri neo bamwitaho bagira bate, ariko byabaye iby'ubusa, kuko ntabwo nyine nyuma y'iminsi ingahe 3 umwana yakomeje guhumeka, ubwo twumvise iyo nkuru uwo munsi nyine ku wa gatandatu umwana baragiye barapfuye, rero byabaye ngombwa ko twari twitegura kuzajya gushyingura, tujyayo nyine byaratubabaje, yaherekejwe, ntabwo nyine biratunguranye, bukeye ashyingurwa, ntabwo abantu bose bari banaje, kubera ko siporo ni urugendo rurerure, Huye Musanze, ikindi nanone n'akana katari karema cyangwa kagira abantu ku buryo barindira cyane, ariko nyine aragenda. Rero uretse ko nahise nkomeza no mu bindi by'akazi, ariko nkiri muri ibyo nyababajwe n'ibyo, yababajwe n'urwo rupfu rw'uwo mwana wacu w'umuhungu, bari bise Shami, nagize gutya mbona izindi mpfu zikurikiranye, ntungurwa n'umuhungu nako n'umugabo, inshuti yanjye ya kera, umugoronome mugenzi wanjye witwaga Ngenzi, ngo yapfuye. Bamwe bashobora kuba bamuzi, ariko twagiye duhurira muri lab, abo muri secondaire bo bamuzi muri avec Butare, njye muzi muri lab nyiri mu bushakashatsi bwanjye za 2007
ariko na nyuma twaje kugenda tubonana, umugabo mwiza witonda, nabimenye ku munsi wa gatatu z'ukwa gatatu, donc le 3 mars, kuko yari umuntu w'inshuti zacu cyane, kuko umudamu yashatse yari umuturanyi kera, yavukaga muri zone imwe niyo nari ntuyemo kera tukiri batoya, ariko kandi yashatse n'umudamu murumuna we wahoze ari umuririmbyi wacu, ubu ngubu utakiri muri zone korali irimo. Rero umugabo Ngenzi yarambabaje pe, yarambabaje, naraye nabi rwose, ntabwo ari ibintu ntababeshya, ntabwo byari byiza na gatoya, ariko nyine nta kundi, ku rundi ruhande ukajya kubona ukabona undi ati muramu wanjye yapfuye, nabonye umuvandimwe, umuturanyi cyangwa dusengana, umugabo witwa Francis, ati wa mugabo muramu wanjye arapfuye, wasimba hirya ati kanaka arapfuye, undi ngo arapfuye. Rero ujya kwibaza ukibaza ahantu kuki barimo bagenda cyane, nuko se ari iterambere ry'uko abantu basigaye babona amakuru byihuse, ese barahunga iki? Barahunga iki ko abasaza cyangwa abakuru ba kera bajyaga bati nyabona, ati nimubona abana bapfa cyane bazaba barimo bahunga, ariko simbizi, ni abakuru nyine bafite ibyo ko babibonaga, gusa nahise ntekereza yuko buri wese ari umukandida, iyo umuntu apfuye bikwibutsa ko nawe uri umukandida w'urupfu, ikindi nanone bigusaba ko witegura uko bishoboka kose, ukaba uri mu mwanya mwiza ku buryo niyo wagenda ugomba kuba uzi kujya ahantu heza. Icya gatatu ariko nanone ni no gusengera imiryango isigaye cyangwa abasigaye, nawe se umwana muto, nduzi ko ari umwana muto arapfakaye, gifite imyaka rwose yo hasi, bibabaje, undi ngo arapfushije, kandi umwana apfuye asigiye ibisebe, asigiye ibikomere umubyeyi, koko umuntu azajya avuka ahita agenda? Nyine abaganga nabo urabakondana ku rundi ruhande, iyo ubuze umuntu wawe, kuko bisaba ko bagira nabo urgence, nyine urgence bakayimenya gusesengura ikibazo cyihutirwa n'ikitihutirwa, ariko ubwo nahise nibaza yuko dukwiye no kugira abaganga benshi, gusa nyine ntabwo ari benshi biga medecine cyangwa nursing, simbizi baza bakiri bakeya, ni ikibazo. Impfu z'ababyeyi bapfa babyara cyangwa se abana bapfa bavuka, u Rwanda rwarabigabanije cyane, ariko bakomeze bashyiremo akabaraga cyane mu ma hôpitaux, bashyiremo imbaraga cyane, ariko nahoze uwanjye yavukiye muri hôpital ya Ruhengeri, bashyiremo imbaraga nyinshi, n'umuntu aje ari urgent bashyiremo imbaraga nyinshi cyane. Case yacu yarambabaje rwose, yarambabaje cyane. Ikindi nanone dukomeze tunabafashe, natwe tunabafashe, ubwo kubafasha twebwe nk'abaturage cyangwa abatarize medecine ni gusenga, dusengera abarwayi, dusengere ababyaza, dusengere ababyeyi batwite, dusengere ababakira guhera kuri reception kugera mu gihe cyo kuvuka k'umwana, na nyuma yaho tubasengere kugira ngo bagire imbaraga, bagire ubushake n'ubwitange, kandi nanone banamenye ubwenge bwihuse bw'icyo bakora igihe babonye case zitandukanye zitunguranye. Narabivuze igihe bari barantemye mu mutwe abajura mu kwa cumi, hari igihe usanga nyine kubera ibintu byinshi uraca jya kwisinyisha, kora iki, ngira n'ama abantu benshi usanga baniranda kubera nyine hari utuntu twinshi buzuza, ariko nyine nta kundi byagenda, nyine ni gahunda iba yarashyizweho
binashobotse nyine serivisi zikihutishwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, byaba byiza kurushaho. Urumva rero mbivuze nk'umuntu utarishimiye nyine gupfusha, kandi duhora dupfusha nyine, urupfu ntirumenyerwa, ndetse Bibiliya iravuga ngo umwanzi wa nyuma uzakurwaho ni urupfu, ariko azakurwaho twarashigishwe rwose, azakurwaho twarashigishwe. Reka dusabire umugisha abantu bose bitangira kuvura abarwayi babikunze n'umwete wose, tunasabire umugisha bagiye barengera ubuzima bwa bamwe bendaga gupfa bagakira, ariko kandi abatabikora neza bikubita agashyi, kuko nibwira ko nta hopitali cyangwa ikigo cya minisante ishobora gutuma abantu kutita ku murwayi. Ngira ngo n'ababijyamo bose baba bari committed, baba barasinyiye kubitaho cyane rwose. Nta n'uwo nshyira mu majwi, kuko bakunda kuvuga ngo umuntu apfa ahageze, gusa buri wese ku ruhande rwe, ari umurwayi agende ku gihe, ari umurwaza amutware neza, ari umuganga abikore neza nk'uko bikwiye, byose birangira bitunganye bigenze neza. Rero mwihangane, umuryango wa mushiki wanjye, umugabo we n'umudamu birumvikana, mwihangane kurushaho. Umuryango wa Francis mwihangane, umuryango wa Grace inshuti yacu wihangane, na Chantal, imiryango itandukanye yagiye ibura ababo muri iki gihe, mukomere, kandi Imana ikomeze kuturinda rwose, inkuru z'impfu zigabanuke, inkuru z'impfu zigabanuke muri iki gihe, ziragenda zikabya kuba nyinshi. Kandi ubwo twari tumaze gushyingura n'abandi batandukanye mu itorero, kumva ngo kanaka yapfushije uyu, kanaka yapfushije uyu, ukajya kumusura umuha pole, ariko nyine ntabwo uri bugarure umuntu we. Saba Imana ibahe umugisha, reka dukomeze dusenga Imana idufashe tubashishe, kugira ngo natwe ubwacu tube twiteguye, kuko uwo mwanzi wa nyuma uzakurwaho ari we rupfu, azakurwaho nyine yaratwangirije imitima, yaradushegeshe cyane. Gusa nyine ngo nta yindi nzira tugomba gucamo kugira dusange umwami wacu, ni urupfu. Ngo abatarayiciyemo ni bariya ba Eliya na Enoki, na Yesu ubwe ngo yarapfuye, nta kundi byagenda, ni ukubyakira nyine. Imana ibakomeze kandi ibahe umugisha.